Nshuti z'ikiganiro Baho Neza Family Academy, tuhaye ikaze. Turagira ngo twongere tuganire muri uyu mwanya, kandi tubashimiye umwanya wanyu mukomeje kuduha kuko tubona ko mudushyigikiye, turabibashimiye. Uyu munsi dufite ingingo nziza tugiye kongera kuganira, ni ingingo ijyanye no kurinda abana nk'uko dusanzwe tubikora, kandi kuko dushimishwa n'uko umuryango wacu, umuryango wose uhora wishimye. Duhereye ku bana cyane cyane kuko aribo bakunda kugira ibibazo, kandi aribo bigaragara ko baba bakeneye kurindwa no gufashwa. Ingingo y'uyu munsi rero ni ingingo ijyanye no kurinda abana impanuka zibera mu ngo cyangwa zibera ahandi. Tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze, murakoze nanone. Ingingo ijyanye n'impanuka zibera mu rugo ni ingingo ikomeye kuko abana n'ubundi n'abana baba bakeneye gufashwa, baba bakeneye kuyoborwa, baba bakeneye kurindwa. Turahera ku gihugu cyacu kuko igihugu cyacu kijya gikora ubushakashatsi buri myaka 5. Muri 2020 hasohotse ubushakashatsi bwa buri myaka 5 bukorwa bugamije kureba imibereho myiza y'abaturage n'ubuzima bwabo. Muri ubwo bushakashatsi berekanye yuko mu bitaro 3 byo mu cyaro bitari byo mu mujyi habonetsemo impanuka, noneho bigaragara ko abana bageze kuri 449 bagize impanuka baza kwivuriza muri ibyo bitaro 3 byo mu cyaro. Mu bana 449 byagaragaye ko abana bari benshi muri abo ngabo, barenze hafi cya2 cya bose bari bagize ikibazo cyo kugwa cyangwa guhanuka ku bintu bitandukanye. Izindi mpanuka zabaye ku gice cya 2 cyagaragaje abandi bana benshi, n'abana bagaragaje ikibazo cyo gushya, ubushye, gutwikwa n'ibintu bitandukanye. Undi mubare wagaragaye wa 3 n'abana baje bagaragara baza kwivuza muri ibyo bitaro baragize ikibazo cy'impanuka zo mu muhanda. Urumva ko mu bitaro 3 abana 449 ntabwo ari abana bakeya, kandi ari ibitaro gusa nabyo byo mu cyaro. Ubwo birumvikana yuko hari n'izindi mpanuka wenda batatubwiye, nyamara ushobora gusanga nazo zari zihari, izo zabaye nyinshi bashoboye kwegeranya. Ntabwo wenda iyo baza gukora ubwo bushakashatsi bakaza mu bitaro byo mu mijyi bari gusanga impanuka zari kuba ari nyinshi, ariko byonyine kumva ko abana bangana gutyo bari mu bitaro byo mu byaro, urumva ko ikibazo cy'impanuka cyo kirahari kandi natwe turabyumva. Reka rero turebe abo bana bagaragaye bagize izo mpanuka zimeze gutyo. Natwe ubwacu dusanzwe tubizi yuko iwacu aho dutuye, mu baturanyi, wenda mu bitaro naho tugenda, muzi ko dukunda gusangamo koko abana bagize ikibazo cy'impanuka. Twakwirinda gute rero? Abana tubarinde gute? Reka duhere mu rugo, mu ngo zacu. Muri ibyo bice byavuzwe 3 tuzi yuko hari ibintu dushobora kurinda, umubare munini twarinda aho tubishoboye, byibuze tukaba twagabanya iyo mibare. Mu nzu zacu turebye, hari ubwo usanga ari nk'umwana ukambakamba ukiga guhaguruka, usanga uriya mwana aba ashaka guhagurukira ku bintu, ariko hari ubwo ureba ugasanga aho turi twicaye mu ruganiriro ugasanga wenda hari nk'akabati gahengamye, intebe se ntikomeye ihagaze iruhande wenda ntireshya. Biba bisaba yuko ahantu twicaye hari abana batoya babandi birinda bamwe nako bariho biga guhaguruka, baba ahantu bumva batekanye, ntihabe hari akabati gahengamye cyangwa se ukaba ikintu gikeba kijombana. Umwana nk'uwo aba akeneye kuba ahantu rwose hameze neza, uko yiga guhaguruka akiga guhagurukira ahantu hari ahantu hazima, hari ibintu bimufasha. Ubwo tuvuze mu ruganiriro, twibutse ko hari ahantu hari amadirishya yandi akozwe mu birahure. Hari ubwo usanga iyo ukinguye bene ririya dirishya ukabona rirasongoye munsi, cyangwa se ugasanga n'imeza cyangwa se uburyo ibintu biri muri salo bikoze ari ukuntu bisongoye. Urumva wa mwana wiga guhaguruka cyangwa wa mwana wiruka cyane, urabona abana baba biruka buri kanya, agize icyo kubitaho umutwe uratoboka nyine, kuko biriya byuma biba biri kuri ririya dirishya biba ari ibintu bisongoye.
tujye twirinda rero niba tuzi ko amadirishya yacu asongoye twite guhora tuyafunze, cyangwa se niba hari uburyo twabihindura tubihindure, kuko burya urugo rwajemo abana ruba ari urugo rukwiye guhindura ibintu bitandukanye. Reka rero tujye kureba uburyo twakwirinda impanuka zo mu gikoni, kuko twumvise ubushye, murabizi ko gushya ibintu bitandukanye biba mu gikoni, haba harimo amazi ashyushye, hari imbabura, hari za gaze. Ibyo ni ibintu byo kwitondera, kuko murabizi abadufasha natwe ubwacu ababyeyi, hari igihe usanga rwose umuntu agira agatero nk'amazi ashyushye, ukaza gukubitana n'umwana yiruka yinjira cyangwa asohoka, nawe uteruye amazi ashyushye, ubwo igikurikiraho nawe uracyumva, ni ukuyamusukaho nyine, bikaba ari ikibazo gikomeye. Reka tureke n'ibyo, kwa kundi umuntu agura igikoma agatereka hasi, ntiwibuka ko umwana ari hanze ari akambakamba, nawe ukaba ugiye gushaka aka na kariya. Wibuka yuko niba uri mu bintu bijyanye n'ibintu bishyushye mu gikoni, hakaba hari umwana muto cyangwa na mukuru umaze kumenya kugenda, abana birukanka bakina umupira bagira bate, ibintu bishyushye ni ukuza agakubitaho ubundi amazi cyangwa se n'icyo gikoma cyangwa se n'icyo cyayi kikamumenekaho. Twirinde rero babyeyi, tumenye, tuganiriza abantu badufasha mu rugo, tumenye ngo ikintu gishyushye niba ari mu gikoni ari ahashoboka gukinga, hajye hahora hakinze harimo urufunguzo. Bitaba ibyo, niba ari imbabura dutereka ku ibaraza ahantu hanze cyangwa se no mu gikoni cyo hanze, ugira ukuntu bigenza kugira ngo uharinde umwana. Kandi abana bakuru ni byiza kubaganiriza babwira ibintu bishyushye ntimukabyegere, biratwika. Umwana arumva, ariko cyane cyane nawe hari ubwo arangara. Biba bisaba rero ko bakuru bahegereye ari bo babyitaho, bakabirinda, bakarinda abana. Ni ikintu cy'ingenzi. Ntabwo rero twibagiwe iterambere ryaraje, dusigaye dufite za gaze, hari ubwo ugenda ugaterekaho nk'isafuriya, bene za safuriya zifite imikondo miremire ufataho, umwana akaba yaza akaba yashaka kuririra kuri rya shyiga rya kizungu washyizeho, agafata kwa mukondo. Ni ukuvuga ko ibiri ku ziko bishobora guhita bimumenekaho. Urumva ko ari ikibazo kitoroshye. Ntabwo rero twakwibagirwa nanone ko gaze ubwayo ni ikibazo. Twibuka yuko uyu muntu afite gaze agomba kwirinda, kwibutsa kuyifunga. Uretse n'umwana, noneho nawe mu rugo, ni ikibazo cya gaze gishobora no kwica nawe mu nzu bose. Kumenya ko rwose niba ufite gaze mu nzu, ugomba kuba uzi uburyo barinda impanuka za gaze, kandi ukazigisha nawe mu rugo. Ikindi, guhora mbere yo kuryama kwibuka ko icyumba kirimo gaze mu gikoni hagomba kuba hari uko. Iyo gaze utayishyize hanze, utayubakiye hanze, mbese hatari mu gikoni imbere, ikaba iri imbere mu gikoni, ugomba kuryama wamaze kureba ko hari idirishya rikinguye. Ni bibi gukinga inzu yose kandi uzi yuko cyane cyane aho gaze iherereye ugafunga inzugi z'amadirishya zose. Ntabwo ari byiza, kuko haramutse hari akantu gasohotse muri zo bita fridge, ushobora gusanga inzu yuzuye gaze, ugasanga abantu bagirimo impanuka. Ni byiza rero ko twebwe ubwacu tubikoresha, tuganiriza n'abadufasha kugira ngo tugire iyo gahunda yo kwirinda. Tugiye mu byumba, ariko turareba no mu nzu hose hari ibindi by'amashanyarazi. Murabizi amashanyarazi hari ahantu bayacomeka, ahari ahantu bacomekera abana bakunda kujyayo bagashyiramo imisumari, babana biga gukambakamba, babana batangiye guhaguruka, cyangwa se kubera ko agiye kubona nawe ucomeka, akaba yagenda agafata cya kindi ukoresha ishyushya amazi, nawe akaza akagishyiramo. Ni byiza ko biriya bikoresho bicomekwa, bibikwa ahantu umwana adashobora kugera, kugira ngo utaza gusanga wenda uri mu tundi uhuze, akaba yagenda akaba yacomeka cyangwa agacomekamo ibintu. Cyane cyane hari ahantu bacomeka iyo hari ahagana hasi, uko inzu bayesitaye, iyo hari ahagana hasi umwana agera, ni byiza gushaka uburyo wahapfuka ku buryo umwana hagera haba hafunze, ukajya ucomekera ahandi hagana hejuru. Ikindi, mu byerekeranye no gushya, turibuka za buji. Amatara ashobora kugenda bibaho. Ni byiza yuko niba uri nko mu cyumba ukaba ukeneye gucana buji, utayisiga yaka. Niba ucanye buji yizimye, kandi niba witeretse ukaba ukeneye kuba hari umwanya munini, yishyira ahantu muri koridoro, itagira ahantu mbese yegereye yafata ikintu, yafata nk'imatera, yafata se sitikeri, ikaba yatwika ibintu. Utwo ni utuntu tugaragara ari dutoya, ariko dushobora kurinda abantu rwose, ni ukubyitaho. Ikindi gikunda gutera impanuka,
mwumvise ko ku buryo bwa gatatu twavuze ko bwa mbere impanuka nyinshi zagaragaye ari izijyanye no kugwa cyangwa guhanuka, iza kabiri ari gushya cyangwa gutwikwa n'ibintu, ariko iza gatatu harimo impanuka zo mu muhanda. Ariko mbere yuko tugera mu zo mu muhanda, tuvuge nanone ku kindi cyerekeranye n'ibintu dufite mu ngo zacu bijyanye n'imiti. Ibintu bijyanye n'ibinyabutabire dukoresha ku isuku. Hari imiti yica ibisimba tubika mu zica ibinyenzi cyangwa imbeba, hari imiti iterwa ibiti dufite twateye mu ngo. Iyo yose ni imiti, ni ibinyabutabire kandi byica by'uburozi. Ni ukuvuga niba byica udusimba two mu nzu n'umuntu byamwica, twirindira. Hari nk'imiti usanga isa n'amata ku buryo umwana ashobora kuza akaba cyangwa se isa n'amazi, za javere dufite n'ibindi, umwana akaba yaza akabifata akaba yabinywa. Ibintu by'imiti bibikwa ahantu kure kandi ahantu hafungwa, yaba n'umuntu mukuru atagera, ku buryo uwabibitse ari we wenyine umenya ahantu bibitse, kugira ngo turinde abana impanuka. Uretse ibyo by'imiti, hari n'imiti isanzwe, imiti tunywa, imiti ivura. Burya imiti ivura ibikwa inyobwa nako ku rugero, ariko murabizi ko abana bakunda kubona imiti ikunda kubiryohereye. Umuha akayiko kamwe, wareba hirya ugasanga yashyira n'icupa ku munwa. Ni byiza rero ko nahabikwa iriya miti muganga yatwandikiye ikwiye kuba ari ahantu umwana adashobora kugera. Akenshi uzanasoma biba byanditseho ko imiti igomba kuba kure y'aho umwana ashobora kugera. Twirinde rero, tumenye ngo niba ufite umuti, niba ufite ikinyabutabire icyo ari cyo cyose, ukwiye kwirinda rwose kugira ngo abana batahagera. Ikindi twavugaho ni ikijyanye n'impanuka z'imodoka. Ibyerekeranye n'impanuka zo mu muhanda ni ikintu dukwiye rwose kuganiriza abana, kuko bene ziriya mpanuka bivugwa yuko byaba guhanuka n'impanuka zo mu muhanda, abana bazisanzwemo ari abana bari hagati y'imyaka 5 kuzamura. Ni ukuvuga ni abana bamaze kugira haruguru, ni abana bakuru. Ushobora kumuganiriza ukumva nawe akakumva, ukajya umubwira uko umuntu atambuka mu muhanda, ukuntu umuntu abaza kureba yo kwambuka, ko aza kureba hirya no hino kugira ngo abise imodoka. Ibyo ni ibintu umubyeyi akwiye kuganiriza umwana. Ikindi uretse n'ibyo ngibyo, ujya ureba nko mu muhanda, niba ugenda mu muhanda ufata umwana utamwegereje uruhande rw'imodoka. Hari igihe ujya mu muhanda uhareba ugasanga nk'umuntu mukuru afashe umwana, aba ari we yerekeza mu ruhande rw'imodoka. Ntabwo ari byo. Umukuru niwe ujya ku ruhande imodoka yegere kugira ngo nayibona amenye ukuntu ari buhunge, ariko ntabwo ari uko kuboko ashyiramo umwana. Gusa bene izo mpanuka kenshi usanga ziba ari abana bagenda bajya nko ku mashuri cyangwa bakinira mu muhanda cyangwa n'ahandi. Ni ibintu nabwo usanga bikwiye kuba byabwirwa ababyeyi, ariko bikabwirwa n'abana kugira ngo birinde. Rero babyeyi, ikibazo cy'impanuka ni ikibazo gikomeye. Nuko ari iyo mibare twashoboye kubona, ariko tugiye cyangwa se nawe uruhande rwawe wabonye ubushye, ukunda ari ikintu gikomeye kandi kibabaza umwana, rimwe na rimwe kikaba cyamusigira n'inkovu yahindura ukwasa, cyangwa se kandi itazanamuvaho ubuzima bwose. Ni ikiganiro twashakaga kugira ngo rero tumenye, twongere turebe iruhande rwacu ni gute mu rugo, aho turi, uko tugenda, ariko cyane cyane mu nzu naho turi impanuka zikunda kuba, uburyo twazirinda. Twari kuganira kugira ngo twongere twikebuke. Urebe iruhande rwawe, urebe mu ruganiriro rwawe, urebe mu rugo, urebe uko ubika imiti, urebe mu gikoni, wongere uganiriza abagufasha kugira ngo turinde abana bacu. Babyeyi rero namwe nshuti, turabashimiye cyane uburyo mukomeje kudufasha, uburyo mukomeje kudutera inkunga y'ibitekerezo. Hari ibibazo mwagiye kutubaza, turabitekerezaho ibyo mwatubajije, bamwe murabyibuka, tuzabishakira ibisubizo. Hanyuma hasigaye, niba wumva iki kiganiro cyagufashije, ntibagirwe gukora subscribe. Niba warayikoze kandi ntiwirirwe wongera kuyikora, ubwo byabaye bihagije. Ahubwo icyo wakora, wasangiza undi muntu ubona ibi byagirira akamaro, ukaba wamuha kuri iyi video. Turagushimiye cyane, tukwifurije ibihe byiza naho utaha.